Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri mugoroba. Twije mu makuru mu miripuko, twije mu mirwano FRDC cyangwa se ingabo zirwanira ku ruhande rwa Kinshasa zikomeje kugaba ibitero ku mutwe nyeshyamba wa M23, ariko kandi M23 nayo ikaba yabahindamukanye mu byukuri ivumbi rikaba ririmo ragenda ritumbuka ku mpande zombi. Niyo tuze kubagezaho muri kano kanya. Turabanza update dukurikiza ubusesenguzi. Muri iki kiganiro turaza kuba turi kumwe n'umutumirwa mu byukuri rero, ariko kandi mu byukuri ugiye kuba adufasha gusesengura ibyaya makuru. Ese mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yabasinya amasezerano biragenda gute? Mu gihe yababyemeye ko namaze kumenya ko iyo hari igitutu kimuri ku mutwe kiri guturuka muri Leta z'Ubumwe za Amerika kimubwira ngo ugomba kwemera ibyo umutwe nyeshyamba wa M23 wagusabye. Aya makuru nyaboneka ne mutera gatebe mu byombe. Mu gihe General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yahamutse yagize ubwoba bukomeye cyane. Ubu tuvugana mu kanya gato cyane yarari mu nama irurangiza rutura aho yatumijeho abajenerali bose muri rusange mwabantu mwe, yatumijeho abajenerali bose ariko bakoresha inama. Menya ibyo nama ya hano hafi n'u Rwanda n'umupaka hafi na za Kibira, aho yabakoresheje inama niyonka yabakoresheje inama. Menya ibyo nama byose, ariko amakuru yo nayazanye namaze kumenya iby'impamvu yatumije inama y'abajenerali bose muri rusange. Na makuru akomeye cyane tugiye kuba dukurikira twese muri rusange. Ariko kandi mu byukuri ndaza nkubwire ko Nyangezi ndetse na Rugezi urugamba rw'amasasu amabombe rwakomeye cyane. Ese ninduri kurasundi byose ugiye kubimenya muri kano kanya. Twasimbukira muri teritwari ya Walikale mu byukuri ihura M23 barimo bagenda bayikinageza bayirukansa igasubira inyuma. Biratangaje kumva, ariko nanjye kuvuga ngo kumva abazarendo, ariko n'abazarendo bigize ba FDLR byose tugiye kunyara tumenyera hamwe muri rusange muri aya makuru yacu. Urumva ko wowe bahana natwe kugira ngo urusheho kugenda umenya amakuru yacu muri rusange. Amakuru ni menshi tubafitiye mu byukuri ni menshi cyane. Turagaruka mu byukuri kuba cancuro bari hano Uvira ndetse nyine no mu bindi bice bigize umujyi wa Uvira. Tuje muri ripoti ya risasi n'amagero muri rusange. Rero mbahaye ikaze muri aya makuru agiye kwibanda kuri izi ngingo maze kubabwira. Ariko kari kambasabe nyamuneka nimukore subscribe, musharinge, like zibe nyinshi ku kiganiro, basi byibuze biraza kuba umugisha kubana namwe. Ngiye muri kumwe ndetse munakurikiye kuri micro ni Nelson wanyu, murabizi ni nyirabyo nkuko yamaze kugafatamo ibintu birasobanuka cyane 5/5. Twinjira rero muri report ya sese n'amagero turaza kugaruka cyane kubwo bwinshi bwamaze kuba bugaragara Kinshasa ko Tshisekedi yabagiye kwemera gusinya amasezerano. Tugiye kubigaruka n'umusenguzi wacu arabidusobanurira muri rusange. Munyemerere rero twanzike duhere muri update muri rusange. Update ya mbere bikambaze mpere ku nimera ku nama ya Neva gutumiza abajenerali, ariko nundi kuko amakuru ndibu yagarukeho mu kanya ntari uza gutinda. Reka maze mpere mu byukuri ku mirwano iri kubera angaha mu bice bya Walikale hari kuberamo imirwano ikomeye cyane mu gace ka Ihura. Mu masacu ya kare mu gitondo nababwiye ko ari kumvikana imbunda nini cyane n'intoya. Ndababwiye ati hari ibirindiro bigize kuri 3 M23 akomeje kugenda itakaza. Muravuga ngo nayanjye, ariko wazarendo irimo ikubita mu gatuza ivuga ati rwose twebwe ati nta mikino ihari, ati M23 kwikubitiye ahareba inzega pe, ati zasira ngo twazikubitiye ahareba inzega. Hanyuma bameze bite rero? Bimeze bite kugira ngo M23 ikubite wazarendo igizwe na FDLR yikubite mu gatuza ivuga ati twebwe inyeshyamba twazirukanye nta naho ziri buze kongera kuba zidufatira muri rusange. Reka mbanze babwire rero operation uko yagenze muri rusange. Amakuru arambwira ko Walikale rero mu bice bigiye bitandukanye ko mbabwira ari rero M23 bivuga ko yakubitiwe mu byukuri kandi gasubira inyuma yirukanka. Abenshi bakavuga ko ngo yaba yateguye urugamba nabi, yatatse ngo urugamba nabi igakubitwa, ariko abenshi bakavuga ati nyamara biragaragara ko nyamara ibintu byaba byamaze kuba bihindura isura mwabantu mwe. Ati biragaragara ko ibintu byaba byamaze kuba bihindura isura nkawe. Nkuko rero abakuru atugeraho aratubwira ko mu byukuri inyeshyamba za M23 zikubitiwe cyangwa se ziri ahitwa Ihura zagabye igitero ku birindiro by'abazarendo. Mu yandi magambo urumva ko byamaze kuba official ko M23 atangiye kwataka. Mu byukuri rero bagabye igitero ku birindiro by'abazarendo biyita abakorera bushake barunzwe cyangwa se bashinzwe kurinda bino bice bya Matembe
ahagana mu masaha rero ya saa 2 ku isaha ya mbere nyine yo mu rukerera nibwo rero ihura habaye imirwano ikomeye cyane karabutaka biza kurangira rero mu by'ukuri M23 isubiye inyuma igakinagira abazarendo barangije bihagararaho ariko abenshi baravuga ko ari abenshi bagizwe na FDLR. Amakuru avuga ko kandi ngo imirwano yamaze amasaha menshi isasa ari isasu ku rwego rukomeye cyane, ni mu gihe kandi umubare w'abapfuye utaramenyekana muri urugamba. Mu gitondo kandi rero mu by'ukuri muri kano gace gwari hatuje cyane ariko kandi ngo mu masaha y'urukerera ndetse ariko kandi n'andi masaha ya hejuru ya saa 2 saa 3 nibwo imirwano yongeye kubura mu buryo ngo cyangwa undi birangira Wazalendo ikomeje kugenzura aka gace. Amakuru avuga ko rero M23 ikomeje numva ko nimba Wazalendo cyangwa se zino FDLR nkuko babivuga zabashije gukinageza M23 zigayisubiza inyuma agahoro kahuye n'umunyota agahoro kimbwa kahiye. Wazalendo igeze ku rwego ko ikubita M23 muri territoire ya Walikare ivumbi ryatumutse ewani tuvuga ko yahiga gahijanje turaza kubikurikirana rero ngaho gukora kwemeze murumva ko rero ahanga muri territoire ya Walikare ntago ibintu byoroshye cyane, aho rero M23 yari maze iminsi yatakaje ibirindiro bigera kuri bingahe, ibirindiro bigera kuri 3 yaratakaje ibirindiro bigera kuri 3. Aya makuru muyakoresha icyo mushaka muyakoresha icyo mushaka aya makuru muyakoresha icyo mushaka, ariko yatakaje ibirindiro bigera kuri 3 bivuze ngo umugabo bita General Masunzu Walikare yahidanangiye ibyo yifuje ibyo yapanze byose birimo biragerwaho. Ibyo yifuje ibyo yapanze byose birimo biragera gute, birimo biragerwaho ibyo yifuje ibyo yapanze byose birimo biragera gute, birimo biragerwaho bivuze ngo Masunzu ibice byose yarabigose, bivuze ngo Masunzu ibice byose yabishyizemo za ngabo z'abakomando, bivuze ngo Masunzu nta mikino Masunzu nta mikino. Masunzu nta mikino. Bivuze ngo Masunzu nta mikino. Ahantu yahafashe Walikare yayifashe. Walikare yageze gute? Yayifashe. Walikare yamaze kwikenyereraho nta muntu uza kwimukura mu biganza. Emve turagiye muri Katari irangije ati muremera muyirekure twe dukora umuti irayirekura. None umugabo yayigize amayizengurutsa amasenyenge ayizengurutsa imisumari none metro uzanimenera yubatse urukuta. Hanyuma tukivuga ibyo ngibyo bya territoire ya Walikare ngira ngo amakuru avuga ko M23 yari gushaka ahimenana na Zarubutu ariko byose byanze. Na Zarubutu byose byanze. Bivuze ngo ahasigare ni pinga. Ariko amakuru akavuga ko ngo ikintu kiri kuyigora kiri gutuma Walikare itavamo ngo ni pinga. None amakuru akavuga ko M23 nayo rero yahise ijya gufata ibikoresho bikomeye cyane ihita bizana itangira kwataka Wazalendo yari harahura ariko ngo ibyatakira rimwe na pinga. Amakuru avuga ko rero ngo pinga ngo M23 yafashe umwanzuro wo kuyataka bubi na bwiza. Amakuru avuga ko rero muri pinga naho hatangiye imirwano ikomeye cyane. Abari za pinga muraza kutubwira amakuru yabyo uko yiriwe ukameze. Amakuru avuga ko M23 igiye gushakisha uburyo ngo ikuramo pinga. M23 igiye gushakisha uburyo ikuramo pinga tayari ibintu biza kurushaho kugenda neza gatanu kuri kagenzi ka kutuvuye rero mu bice bya za pinga. Munyemerere tugaruka muri Uvira rero sasa aho ibintu biri kubera. Munyemerere tugaruka Uvira aho ibintu biri kubera. Munyemerere tuza dusimbukire Nyangezi ndetse na Rugezi. Iyi Nyangezi ndetse na Rugezi amakuru avuga ko urugamba rwaho rwatangiye amasaha y'igicamunsi aho n'ubundi still tuvugana ingabo za FDNB cyangwa se ingabo z'u Burundi zafatanyemo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 bakaba bari ku rugamba rukomeye cyane ngo rurangiye mu mugoroba ngo rwanatinze ariko ngo no ku munsi w'ejo hakaba harabaye urugamba. Urugamba rero rurashaka gusubiza inyuma cyane cyane M23 irashaka gusubiza inyuma ibitero cyangwa se ingabo bamaze kuba ba deployinga cyangwa se bapanga mu bice byose bizengurutse. Bikavuga ko M23 iri kurwana ishaka kwigobotora cyangwa se kwegezayo ibitero biri kwipangirwa isaha ku isaha. Mbibutse ko Karemi hakomeje kuza ingabo nyinshi
n'ubu tuvugana amakuru avuga ko ngo uyu munsi bamenyemo ingabo. Nabonye n'amakamyo yarari gutunda ingabo za Karemi, atunda ingabo nyinshi za Karemi. Kandi mbibutse ko Karemi ikuza isuka ingabo mu bice bya za Fizi, kuko yababwiye ikuza isuka ingabo nyinshi mu bice bya za Fizi, isuka ingabo mu bice bya za Rugezi, nkuko nabibabwiye, Katobo, Kidote ndetse na Ruvungi. Niho bari gusukiza ingabo. Amakuru akavuga ko bari gutegura igitero cyo kugaba igitero karabutaka karundura kuri M23 mu bice byose biri inyuma. Amakuru urugamba uyu munsi none rukaba rwabere muri Katogota ndetse yewe na za Runingu na Sange. Turi muri report ya Sese na Mageruye. Ayo ni amakuru dufite, ariko reka tubabwire update rero muri rusange. Ahangaha rero urugamba rukaba rwabereye Inyangezi ndetse na Rugezi ku rwego rukomeye cyane. Ngo no habereye urugamba rukomeye cyane uyu munsi ndetse naho muri za Gatogota. Akende amakuru akavuga ko ubutuvugana hakaba hari igitero kiri gutegurwa karundura ahanga muri Katogota ku kigaba kuri M23. Leta ya Kinshasa cyangwa se FARDC ifatanyije n'abashanshuro yamaze kubona korodone zihagije, ndetse bikavuga ko ngo drone arizo bashobora kuza kuba bakoresha hanga muri bice bya za Uvira nyine cyane. Ikindi gitero kikaba kibuze kwataka ngo kibuze kwataka muri kibuze kwataka kuri hano kuri Plaine de Ruzizi. Plaine de Ruzizi yego, ndetse Plaine de Ruzizi Plaine de Ruzizi akaba ari igitero kigomba kuza kuba cyataka gisubiza inyuma gahunda ngo bagamije gufata Bukavu, kwisubiza Bukavu nyine. Numva Plaine de Ruzizi ko yataka no gusubiza inyuma M23 bakajya kwinjira muri Bukavu, niyo plan ihari. Abandi danje ikindi gitero kikaba gigomba gutera kwataka mu cyo za Rurambo. Mu cyo za Rurambo ngo n'ikindi gitero kigomba kwataka, nubwo M23 yaragiye kubatangira ngo bareke kujya kwica abaturage iyo za Minembwe, ariko Rurambo ngo nagomba kwatakwa mu buryo cyangwa ubundi, kuko cyane indege yamaze kumena abasirikare mu bice bya za Shabunda. Indege uyu munsi yirimena abasirikare mu bice bya za Shabunda. Ndimo ndabaha reporter Sese na Mageruye uko byiri uyu munsi. Bivuze ngo ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa bo baracyari ku deploying ingabo bamena mu bice byose bitandukanye. Mwumva ko rero M23 ntago yorohewe na gato cyane, mu gihe Nyaturazo bijyanze zikagomya gutwika amazu y'abaturage bagatabaza, ariko hakabura ugira gute, hakabura ubatabara. M23 reka bafashe umwanzuro wo kwataka. Hanyuma reka turebere hamwe sasa, kwanza reka tubanze dushyireho uyu musesenguzi wacu, turebere hamwe muri rusange uko urugamba rwiriwe ndetse n'ibyo agiye kutubwira mu gihe uyu mugabo yaba asinye aya masezerano, uko byaza kubigera ndetse n'andi makuru by'ukuri ubusesengura yaduteguriye muri rusange. Hanyuma nari kubwira ko General Neva yamaze kuba akorana inama n'abagenerali mu by'ukuri bakomeye cyane, ubwoba ari bwinshi cyane muri rusange. Allo wiriwe neza Bwana Baraka? Niba neza Bwana Nesto. Umeze neza cyane? Neza ndashima Imana. Turakwakira rero muri studio ndetse no muri kamera, ubwo ngubwo of course urumvikana za Ruhuka Empire News. Turi mu kiganiro, turi on air. Yes murakoze cyane. Banzusuza abakunzi ba Ruhuka Empire rero. Yes, abakunzi ba Ruhuka Empire ndabasuje kandi ndabashimira ko uyu munsi bagiye kunega amatwi. Nibwo bwa mbere turaba tubanye, ariko bitega ko turabana mu buryo bwinshi kandi tukabana neza, kandi mbifurije amahoro y'Imana muri rusange. Ngira ngo rero nabo n'imfura cyane, ubwo ngubwo bamaze kuba bakumva bakwakiriye, bagiye kukumva rero ku busesenguzi bwawe. Tuguha ikaze muri aya makuru. Ngira ngo nari maze kuvuga nanyuze muri update nyinshi ntabwo nza kuzisubiramo, ariko kandi aho twari tugeze umugabo bita General Neva rero mu by'ukuri yamaze kuba atumiza inama yikubagaho y'abagenerali nyuma y'urugamba ndetse n'ibitero, ariko bona byamaze kuba aho intambara amaze kuba ihindura isura.
abenshi bakavuga ati n'ubwoba bwinshi afite. Uyu mugabo baravuga ko ngo yatumije inama y'abajenerali nyuma yo kubona ko urugamba rugiye kuba mu mujyi wa Uvira rushobora gufatana Bujumbura. Urumva ari cyaba gitumye uyu mugabo generali atumije inama y'igitaraganya yikubagaho mu bintu bitari bimenyerewe, yaba atumije inama ya karundura ndetse ikabera hano hafi ku mupaka n'u Rwanda mu kanya gato cyane nibwo inama irangiye. Urumva niki cyaba gitumye uyu mugabo atumije inama y'igitaraganya mu buryo butunguranye? Yes, murakoze cyane, mbaje ikibazo cyiza bwana Nelson. Muri rusange impamvu nyamukuru yo gutumiza inama biraterwa n'ubwoba, kuko igihe Bujumbura yasatirwa cyangwa se igihe Uvira yabifashwe byashyira mu kaga gakomeye cyane umujyi wa Bujumbura, kubera ko ngira ngo benshi barabizi ko kuva Uvira ugera Bujumbura n'imodoka n'urugendo ruta cyane, kubera ko uyu neva yagombaga gutumiza inama kubera ko impande zombi ziri kugaragaza imyiteguro y'intambara, ziri kujya muri position y'intambara, haba ku ruhande rwa M23 kimwe no ku ruhande rwa coalition bahanganye. Yagombaga gutumiza inama rero kugira ngo igihe M23 yaba ibatatse cyangwa se bo bayatatse aba yizeye imbaraga, abanze amenye ese igenda kuba muri ikiriya gice cya Uvira ingabo ze zihagaze zite, zakitwara gute ku bufatanye n'abacancuro baturuka muri Colombia, ku bufatanye na FARDC n'abandi muri rusange. Nibyo ngira ngo yaba ariyo mpamvu nyamukuru yo gutumiza inama kugira ngo amenye imbaraga bafite n'ibyo benda gukora mu minsi iri imbere. Uyu mugabo Neva yatumije inama, yego nibyo ndabyumvishije, wenda akantu k'ubwoba ko karimo, ubwo ntabwo bwabura kuko yamaze kubona ko urugamba rwahinduye imirishyo. Ubundi buriya Neva yabonaga ibintu ari biraho yabonaga ibintu ari brage, mbese yumvaga ibintu bitazagera kuri urwego, kuba yabonye yasatiriwe cyane basa nkaho bafashe Bujumbura, baragenda bayiterekamo zahabu, kandi bavuga ati zahabu iri gukurikirwa n'abasirikare bazi urugamba, ati kandi zahabu ahantu bacukweza hasigara amatongo, ahantu hacukweza zahabu hasigara amatongo, hasigara ibyobo. Rero gufata intwaro, indege byose, ibifaru bagashyira Bujumbura ngo biraza kurasa M23 mu mujyi wa Uvira, nkeka ko nkuko warubivuze afite ubwoba bwo kuvuga ati baraza badukurikiye, baraza we bakurikiye urusaku, bakurikiye aduya hari ashobora guhungira muri Bujumbura. Mu gihe izi ngabo zaba zihungiye muri Bujumbura, anjyanga nibwo bwo bafite, ubona haba ikintu cyo Bujumbura mu gihe Uvira yatatswe nkuko biri gupanga, ingabo zigahungira Bujumbura yasigari hagaze ite? Ese abasigari aba bari Bujumbura barasa Uvira, cyangwa wenda hari bakora clôture, cyangwa se wenda zino ngabo afite hari icyo zakora zigahagarika M23 ntigire ikintu ikora kuri Bujumbura? Yes, birumvikana izi ngabo afite ntago nahera kuri icyo ngicyo zuko zitahagarika M23 mu kwinjira Bujumbura, kubera ko bwana Nelson niyutse ko Bujumbura hari ikibuga cy'indege kijya cyifashishwa na coalition ya FARDC muri rusange, ndetse hanajya habera inama zitandukanye zihuza iriya coalition nabo bafatanyije na FARDC muri rusange. Ubwo rero urumva ko nubwo ari mu kindi gihugu M23 nk'ibisanzwe ahari guturuka imbaraga umusada w'umwanzi niho igenda ikazimiriza umuriro, ntago yamara gufata Uvira ngo ituze, kuko ntago byaba bihagije itagiye na Bujumbura. Ariko nanone bari abantu bahanganye na M23 Nelson baramutse bambutse bakajya i Burundi ntibongere gushotora M23, ntibongere kuyikomakoma, ngira ngo nta mpamvu yo kwinjira muri Bujumbura yaba ihari, ahubwo bagumana. Yego kiraho se ubona kuko batayishotora, ubona kuko M23 yagera Uvira ubuse already ntibamaze kuyishotora, n'ibyarangiye byo bakiza FDNB yari ntibamaze kuyishotora muri Uvira. Yes, muri rusange birumvikana ku ruhande rumwe biragaragara hanini ko bashobora kwishotora, kubera ko buriya ujya wumva gusubiranamo kwa FDNB na Wazalendo biba byatewe nuko Wazalendo bashaka gushotora, FDNB zikavuga ati muhave mutadukururira umuriro mudaduteza M23, noneho baba batabyumvikanyeho Abazalendo bakavuga ati muratubuza kurwana, ugasanga nyine basubiranyemo. Ntekereza ko igihe izo ngabo zaba zambutse za coalition zimaze kugera i Burundi,
abazarendo nabo bari bamaze kugera i Burundi mu misozi y'u Burundi kimwe n'aba FRDC n'ingabo za FDNB ingabo z'abarundi nekereza ko n'ubundi hajya gusubiranamo bamwe bashaka gushotora batabyumvikanaho rimwe na rimwe abamwe bashaka gushotora bagira power nini cyane bakaba babasha gukomakoma M23 tayari bakaba bayikururiye muri Burundi cyangwa se bakaba bayikururiye gufata umujyi wa Bujumbura cyane ko ari nawo waba usa naho ubangamiye umutekano wa Uvira kubera ikibuga cy'indege cy'i Bujumbura cyifashishwa na coalition ya FRDC. Okay. Yes. Hanyuma ntacyo reka tube tuvuye kuri Neva wenda hari impamvu nyinshi zaba zatumye atumiza iriya nama kuko nawe ndabona ko byamukomeranye cyane ivumbi ryamutumukanye impamvu nyinshi ni nyinshi cyane kuko urabona ko ibintu byakomeye kandi ntandi mahitamo afite agomba kwakira umuriro yatangije. Hanyuma reka mbaze nkubazo gato cyane Bwana Baraka. Yes. Ni iki cyaba mu gihe Kisekedi yaba asinya amasezerano yasabwe ko yasinye ko hari ikintu kigaragaza cyuko uyu mugabo amasezerano ashobora kuyemera kuko nabonye Donald Trump yamaze gukiramwa akaboko. Ese byagenda bite mu gihe uyu mugabo Kisekedi yaba yemeye ibyo M23 yamusabye? Yes, igihe yaba byemeye agasinya amasezerano iyo ni step ya kabiri igomba gukurikiraho agomba no gushyirwa mu bikorwa kuko akenshi ngira ngo murabyuka ko hari igihe kenshi bagiye bayasinya ntibashyire mu bikorwa aho ngo bigasa naho n'ubundi nta cyabaye ariko habayeho kuyasinya no gushyirwa mu bikorwa ibyo M23 isabwa ikabihabwa numva ko aka karere kaba kari kusatira igihe cyiza cyo kubona amahoro akwiriye muri rusange ariko nanone igihe yaba atabyubahirije uyu Perezida Kisekedi nabo bafatanyije igihe batubahirije ibyo bemeye mu masezerano ubwo ndavuga bamaze kuyasinya ntibabyubahirize n'ubundi tayari imirwano yakomeza kuba imirwano ivumbi ryakomeza gutumuka mu bice bigiye bitandukanye by'urugamba. Ese birashoboka ko ubundi yakemera n'amasezerano bitutewe n'amakuru tuba dufite y'inyungu y'ibihugu byungukira muri uru rugamba birashoboka ko umugabo yasinye amasezerano y'amahoro? Muri rusange mu mbone zanjye Bwana Niso ndabona ko bishobora kugorana ko ashobora kwemera amasezerano y'amahoro ndetse urebye no mu minsi yashize biragaragara ko atiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano kuko yaza kuba yiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano naba yarazanye barabacanshuro naba yarongeye Blackwater amafaranga ngo yongeremo imbaraga izana abanye-Colombia iyo biza kuba afite gahunda yo kwemera ibijyanye n'ibiganiro no kubishyira mu bikorwa kuba yarazanye barabacancuro rero nizo nama zose ziba ziri kugenda ziba zimwe zibera kenshi Bujumbura ni bigaragaza ko ahubwo urugamba rugiye kuba rwabo urugamba ivumbi rigiye kuba ryatumuka mu bice bya Uvira ahari coalition nini cyane ihanganye na M23 nubwo M23 yabatanze gufata ibisozi birebire ariko nanone biragaragara ko urugamba ahubwo Kisekedi ari kwitegura muri rusange muri politiki habamo uburyarya ashobora kugira ngo yerekane ko ashaka amahoro agasa naho ashize imbaraga mu biganiro ariko ari ibintu byo kuyobya uburari muri rusange intambara kiri kwitegura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bwana Nelson, mu mboni zawe ubona Kisekedi yakemera gusinya? Ashobora kubyemera agasinya ariko nabisiye mu bikorwa. Mu mbone zanjye nkurikije ibikorwa ari gukora byo kuzana abacanshuro Kisekedi amasezerano ntabwo bari buyemere muri rusange ntabwo bari businye kandi niyo basinya simamya neza ko ari bushyire mu bikorwa ngo uhite babwira bara abacancuro bajeje ubundi bagifite avance cyangwa se bagifite amafaranga ya mbere bataramara gukonsoma ngo babwire ngo ngaho ni mutaha amasezerano turayasinye. Biragaragara ko batenda guhashyira mu bikorwa nubwo bari buyasinye ariko mu mbone zanjye ahanini ntabwo bari bubyemere kuko ni ibintu M23 basabye bisa n'ibigoye abari kuri coalition cyangwa se abashyigikiye Kisekedi bumva ibikorwa bikabakuka muri rusange. Bwana Nelson, ku mpande zombi kuri leta ya Kinshasa FARDC ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ugendeye muri rugamba ndetse n'igihe iyi yari inama ya gatanu ese ni ayahe makosa M23 barakoze muri ibi byo kugitumizwa mu nama bya buri munsi naye makosa M23 barakoze abantu bashobora kuvuga ati M23 nga yakoze kosa? Yes, amakosa M23 barakoze ni ukugaragaza unukuvuga ngo uyu munsi nibwo twumvise ibintu bikakaye yasabye coalition bahanganye
mbere gatoya ntabwo yasabaga ibintu bigoye cyane biremereye leta ya Kinshasa, ariko amakosa navuga ko yaba yarakoze ni ukuba yarasabaga ibintu bitagoye, yasabaga gucyura impunzi, kuboneka kw'amahoro no kureka gutoteza abanyekongo, ibyo gusa. Ariko noneho icyo yakoze uyu munsi, hari n'abasesenguzi bagenzi banjye benshi bari kuvuga ko gisa no gusatira balkanization, benshi bagiye bavuga ko ishobora kuba hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo rero nibyo bintu biteye ubwoba cyane leta ya Kinshasa. Bigaragara navuga ko amakosa yabayeho no gushaka korohera umwanzi kandi we agamije kugutsikamira, nicyo kintu cyabayeho. Ariko nabo biragaragara ko bamaze guhinduka, ibintu byamaze guhindura isura, batagomba korohera ushaka kubatsikamira. Bwana Nelson, ni iki bari gukora bagomba kuba barakoze kugira ngo batagaragaza ko ari korohera umwanzi? ikintu bagombaga gukora, ibiriya bintu bari gusaba bakabaye barabisabye muri mu nshuro zose bagiye bahura, bakabaye barabisabye muri icyo gihe. Ariko wasanga wenda ari isaha yari itaragera kugira ngo bitewe na pozisiyo bari barimo, wasanga itarabemereraga ubushobozi bwo gusaba ibintu nka biriya. Uyu munsi bakaba bari muri pozisiyo ibibemerera kubisaba, ko nta uri bubasubiza inyuma muri rusange. Ariko wibuke ko nibyo basabye mbere batigeze babyemererwa, ntabyo bemerewe. Gusa ikintu cyabayeho, babaye nk'ababyemeye, ntibyashyirwa mu bikorwa. Hari habayeho kuvanga ingabo n'ibiki byose, biciye mu gitondo hakajya habamo ivangura. Umusirikare yaba ari imbere ari umwe mu batavuga ikinyarwanda, akajya agenda areba inyuma akavuga ngo ndi kugucunga wowe uri ndi inyuma uvuga ikinyarwanda utangirira. Kurumva ntabwo habayeho kwizerana, ari nayo mpamvu byaje kurangira bivanguye, kubera ko n'ubundi iyo wayoboraga umusirikare mutavuga rumwe ntabwo yabyemeraga ibyo umubwira, ahubwo yumvaga nyine agutinze cyane, biza kurangira n'ubundi wongeye kwivangura. Ibyo ni bimwe mu masezerano yagiye abaho. Ariko ku rundi ruhande nta kintu nashinja M23, kuko ibyo yakoze nibyo yagombaga gukora. Bwana Nelson, nta kundi byari kugenda. Yego, ngango ati mu by'ukuri ibyo agomba gukora n'ibyo yagombye kuba yarakoze, cyangwa se cyaba ari cyo gihe. Mbibutse ko muri report ya Risese na Magerohe turimo muri aya masaha, nuko M23 yasabye kuba bakemererwa gufata Sud Kivu na Nord Kivu bakabihuza kikaba igihugu kimwe, ndetse bakakiyobora imyaka 8. Nicyo basabye. Ariko kandi leta ya Kinshasa naho yasabye ngo mu by'ukuri niba mushaka ko ibyo tubyubahiriza, ni muri kuri bice byose mwafashe, atundi tujye twakubahiriza amasezerano. Ngiye mu mboni zanjye mbona n'ubundi baba bashaka uburyo bwo kuba basikaminga Tshisekedi, baba basikaminga M23 nkuko bayise gufata buri kare. Yego, hanyuma tugarutse gato cyane mu bacancuro rero. Nyemerera tugaruke ko twanaye mu bacancuro gusa tukiraho, abantu babanze banibuke neza ko indi mpamvu Neva yaba yatumije iriya nama y'igitaraganya, nuko yabagize ubwoba ko Neva ashobora kwemera amasezerano M23 iri kumusaba, bitewe nuko Trump yaba asa nkaho yabyinjiyemo. Wenda nkubaje, Trump bigaragara ko yamaze kuba agaragaza akaboko ke aho gaherereye. Yasabye muri biriya byemezo by'idoha ko ngo M23 ngibyo yasabye ku itariki 15 ngo byamaze kubahirizwa. Ese Trump ntiyabashaka gushyiramo akaboko bigamije ku nyungu za politiki? Yes, muri rusange ibyo M23 isaba uhereye ku nyungu za Trump, ndavuga inyungu za Trump rukuvuga ngo bya bigo n'abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuza gushora imari mu burasirazuba bwa Kongo. Babona ko igihe uburasirazuba bwa Kongo bwabugenzurwa na coalition ya Gisegeti, batabona umusaruro ukwiriye, ruswa n'ibindi byinshi bidatuma umusaruro wa kampani zabo uboneka neza. Noneho bitewe n'ibyo bari kubona M23 ikora, igatuma baha icyizere M23 bavuga ati ahari aba bantu baramutse bagenzura kano gace, kampani zacu zabona umusaruro ukwiriye, zikaduha n'imisoro ya nyayo. Niyo mpamvu ku ruhande rwa Trump ibyo yakoze ntago ku nyungu z'abanyamerika muri rusange, nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagombaga kurebaho inyungu ziri kurusha ahandi, ari naho kuba M23 yagenzura kara gace kakagira amahoro, kakaba katabamo ruswa n'akarengane, hanyuma imari ya Kongo bakabona uko bayibyaza umusaruro mu buryo buciye mu mucyo, hatabaye mu buriganya na buke. Bwana Nelson, niyo mpamvu Trump yagaragaje uruhande abogamiyeho,
abwira Gisekedi ko agomba nk'uko wari kubivuga agomba kuba yemeye ibyo M23 imusaba, akamuha n'itariki ntarengwa kugira ngo abone ko ibintu biri seriye. Buriya bano bazungu bafite cyangwa se bano banyamerika bafite influence cyane, baba bazi ukuri ko ibiri kuba cyane muri rusange Bwana Nelson. Yego, nibyo tunerekezagaho nkurekura mu by'ukuri. Byenda birumvikana ko Trump ntago hari umuntu wigeze ngo ati ntago njya nunamaho ntatoragura. Ubwo rero Trump nawe ntago yakunamaho adatoragura. Hanyuma ese abaturage ino myanzuro ya M23 yo gucamo Kongo kabiri babishyigikira abaturage b'Abakongomani? Yes, muri rusange babishyigikira cyane, banabyina, kandi noneho mpereye ku baturage b'impunzi bashobora kuboneraho amahirwe yo gutaha. Mbibutse ko kuva Trump yahagarika ya nkunga cyangwa se rwa ruhare rwe muri USAID, amafaranga yahabwaga impunzi yaragabanutse ku buryo impunzi ziba ziri mu gahinda kenshi. Ni ukuvuga ngo bagize amahirwe bakabona igihugu cyabo gifite amahoro, bakabona ahantu habo ho kuba hafite amahoro, bataha bishimye banabyina, nabo baba bahasanze baba bafite akanyamuneza mu maso, kandi baba bagiye kubaho mu buzima bwiza bwa nyabwo nk'uko bikwiriye ikiremwa muntu. Bwana Nelson Gango kati mu by'ukuri baba bafite akanyamuneza. Reka ngushimire Baraka, reka ngushimire, ngira ngo tuze gusubira amasacu uya mu gitondo tureba ibiba bizindutse mu makuru yacu yo kuri Teremi Rwanda. Murakoze cyane, nshimire n'abakunzi badukurikiye muri rusange, kandi mbifuriza n'amahoro y'Imana. Yes, turakoze cyane rero ngango uko mwabyumvishe. Rero uyu ni umuvandimwe avuga ati rwose uko byagenda nyine uko byumvisha uko byumva nuko abisobanuye. Hanyuma rero reka nanabwiye ngo mwakoze cyane, nanjye reka nsoreze ahangaha tuze ko dusubira amakuru yacu atahari imbere. Mwakoze rero amakuru yacu nagaruka. Bye bye.